twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Mwiriweho bakunzi b'ikiganiro twaka umuryango nyarwanda. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Banyarwanda, nk'uko mubizi, mu gihugu cyacu twishimiye imyaka 20 tumaze igihugu cyacu kibohoye, imyaka 20 tumaze tuve muri jenoside. Ibyo bikaba bihuye n'umunsi w'umugore ku isi yose ndetse no mu gihugu cyacu. Mu gihugu cyacu insanganyamatsiko iragira iti kubakira ku byo twagezeho dukomeze imihigo. Imyaka 20 irashize igihugu cyacu kibohoye. Hari byinshi twagezeho, hari aho twavuye, hari naho twageze. Leta yacu muri imyaka yose ntiyasize umugore inyuma, kuko hari aho umugore yavuye naho yageze. Ubu rero turi mu kwezi kwahariwe kwita ku mugore n'umukobwa. Nubwo hakiri byinshi byo kuba byakorwa, ariko turishimira cyane ibyo umugore yagezeho. Nuko rero mu rwego akaba bateganyije ibikorwa bitandukanye, ndetse twaba twarabitangiye mbere, aho byatangijwe ku itariki ya 1 Werurwe uyu mwaka, bigatangizwa na Madamu wa Perezida wa Repubulika, Madamu Jeannette Kagame, aho yatangije ukwezi kwahariwe umugore n'umukobwa. Bikaba byaraheye mu karere ka Gisagara, aho hahembwaga abakobwa b'inkubito z'icyeza, ndetse hakaba hararemewe n'abagore bagahabwa inka 30. Ariko ntabwo ari ibyo byonyine biteganyijwe, hateganyijwe ibikorwa bitandukanye n'uko kwezi kose kuzasoza itariki 29. Hakaza bateganyijwe ibikorwa bijyanye n'imiyoborere myiza, hakaba hateganyijwe ibikorwa bijyanye no guteza imbere uburezi bw'umwana w'umukobwa n'umugore, hakaba hateganyijwe ibikorwa byo guteza imbere abagore mu by'ubukungu. Iki kikaba ari ikintu cyiza dukwiye no gushyigikira cyane nk'uko byagiye bikorwa, ariko tukaba twifuza yuko mu by'ukuri umugore nateza imbere mu bukungu ndetse n'imibereho myiza ye izagerwaho nta shiti. Kubakira ku byo twagezeho dukomeze imihigo. Bana b'abakobwa rero, nubwo mudufite nk'ababyeyi, nagira ngo mbasabe namwe mugire ubushake bwo kwifasha. Mwe mukiri mu mashuri, ntimugategereze gusa ibyo mwarimu ari bubahe, ahubwo mugire amatsiko, mwigishe, mushakashake, kuko umuntu akenshi ni nawe ubuze icyo akeneye, icyo ashoboye cyangwa se n'icyo afite mu ntege nke. Namwe mwiyumvemo ko ari inshingano zanyu zo kwiyongerera ubumenyi ndetse n'ubushobozi nk'umuntu ku giti cye. Bana b'abakobwa, twongeye kwibutsa kutemera kurangazwa n'utuntu duto, nko gukabya, kwiyitaho, kugira irari n'ibindi. Ibindi bikorwa biteganijwe muri uku kwezi, hazamo guteza imbere abagore mu bukungu, ubwo hazabaho kuremera abagore batishoboye, cyane cyane incike, abapfakazi ba jenoside yakorewe abatutsi, ndetse no kwigisha imyuga abagore n'abakobwa bacikirije amashuri. Muri uku kwezi kandi hazamo guteza imbere imibereho myiza y'abagore, barwanya imirire mibi binyuze umugoroba w'ababyeyi. Mu rugendo rw'imyaka 20 u Rwanda rumaze rwibohoye, umugore yateye intambwe nziza, kuko iyo urebye usanga mu gihugu cyacu dufite abagore bafite ibikorwa by'indashyikirwa. Nitwa Thérèse Dusabe, nkaba ndi umuyobozi w'iki kigo mwasuye ATC Rwanda. ATC Rwanda mu magambo arambuye ni Auto Transport Company. Ni ikigo gikora ubucuruzi. Duhagarariye inganda zikora mu modoka, duhagarariye Mercedes Benz yitwa Actros, twe tuyihagarariye, duhagarariye uruganda rwa Nissan, tukaba ducuruza ama Nissan pick-up, ama Patrol, ama voiture. Tukaba kuva uyu mwaka ushize duhagarariye n'uruganda rw'abanyamerika rwitwa John Deere
duhaye kubahagararira kugira ngo ducuruze ino mu Rwanda amamashini ahinga. Mfite ikindi gikorwa hano mu mujyi wa Kigali, mfite Select Hotel Restaurant iri hariya inyuma ya Parlement ku muhanda ujya Nyarutarama. Nkaba mfite n'umushinga utararangira ku Kibuye, mfite umushinga munini. Rero ni umushinga uzagira ibyiciro bitatu. Hazaba hari ibyumba by'abashyitsi nyine byo kuraramo. Nitwa Mukarubega Zulfati, nkaba ari igihe wagize igitekerezo cyo gushinga ishuri Rwanda Tourism University College. Nitwa Niyigena Francina, nkaba ndi umuyobozi wa Universal Beauty Academy, iri shuri mwaje gusura, kandi nkaba ndi na nyiri iyi nzu rikoreramo. Abagore twaganiriye bemeza ko ubuyobozi bwagize uruhare runini mu kuzamura ubukungu bwabo. Leta yakoze ibirenze iby'umunyarwanda n'undi utari umunyarwanda yibaza. Ngira ngo iyo urebye mu myaka 20 uburyo igihugu cyihuse mu iterambere urabibona. Ibyo rero bikugaragariza ubuyobozi bwiza bw'igihugu burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nanamushimira ko yateje imbere umugore, cyane cyane ko no ku rugamba nk'uko bivuga mu kubohoza igihugu ntiyigeze yibagirwa umugore. Niwe unashishikariza abagore ababwira biteza imbere, cyane cyane ko yanabyerekanye abona ko no mu rugamba rwo kubohoza igihugu yashyizemo abagore, abashishikariza ababwira ko nabo bashoboye, kandi koko byaragaragaye ko bagize umusaruro nabo batanga ku gihugu cyabo mu kubohoza igihugu. Muri urwo rwego rero na nyuma ya jenoside usanga yagumye gukangurira abagore kugira ngo nabo bo kwitinya batinyuke, ari mu iterambere ry'igihugu ababwira ko nabo bashoboye, yaba ari mu nzego zifata ibyemezo, yaba ari no kuba abagore batinyuka kwihangira imirimo. Izo nzego zombi rero yagiye zikangurira mu nzego zombi kugira ngo abagore nabo batinyuke bashobore kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyabo. Leta yakoze ikintu gikomeye cyane cyo guhindura imyumvire y'abanyarwanda, cyane cyane abanyarwandakazi, kugira ngo nabo ubwabo biteze imbere kandi bateza igihugu cyabo imbere. Ngewe ngitegereje mbona umudamu yaribuwe, hari intera nini yagize yatewe, ariko hari n'indi nini isigaye. Kuko iyo ndebye mu myaka yashize, reka ndebe kuri ba mama batubyaye, nabo bakoresha kuko bashoboye mu gihe cyabo, ariko ntabwo nameze nk'uko twebwe tumeze. Dufite ibintu byinshi, icyo nakwita opportunity cyangwa amahirwe menshi ubwo batigeze bagira. Dore nk'ubu ngubu nta mudamu wari ufite uburenganzira kuri umutungo w'ababyeyi, byari murabizi. Ahubwo umukobwa waba ugize n'ibibazo mu rugo utandukanye n'umugabo, bakakubakira mu kazi ahantu inyuma, ukaba nk'igicibwa, kandi n'ibyo bibazo byabaye mu rugo rwawe atari wabigizemo uruhare. Leta yacu yagiye idukangurira kwigirira icyizere nk'abagore. Byatumye ntatinya imishinga mbona yuko yabiremereye. Naravugaga ngo niba se abagabo bo bayikora ku kigewe nanjye ntagerageza. Kubakira ku byo twagezeho, dukomeze imihigo. Aba bagore b'intangarugero barashishikariza abandi banyarwandakazi gutinyuka bagashyiraho umwete bagakora, kuko leta ibari inyuma. Ni ukubwira abagore dufatanye kugira ngo natwe dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni ukumwereka ko aho tuvuye n'aho tugeze mu kubaka igihugu cyacu. Urugendo rero nubwo tuvuye kure, ariko n'urugendo ruracyari rurerure. Ni byiza byo kwishimira ibyo tugezeho mu myaka 20, ariko biduha no gutekereza, ese tuvuye he, tugeze he, icyo igihugu kidushakaho ni ikihe.
icyo rero iyo umaze kukimenya ushyira ingufu mu byo wakoraga, yewe noneho ugahora utekereza no gukora ibyiza kurushaho, dutanga serivisi nziza kandi zinoze, cyane cyane ko muzi ko mu gihugu cyacu icyo kintu abanyamahanga usanga bakitunenga. Nitugishyiremo ingufu rero, ari abikorera ari n'abakorera leta, tubishyiremo ingufu natwe ubwacu tuba intangarugero ku isi, kandi byose birashoboka. Hashimirwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Abagore bagenzi banjye ubutumwa nabaha ni uko batakwitinya, ni uko bakwigirira icyizere nk'abagore, bakavuga bati ngiye gukora uyu umushinga batekereza gukora, ntibatinye kuwukora ngo babe limite kubera yuko ari abagore, wenda bakaba limite kubera uburyo buke nk'uko n'umugabo yaba limite, ariko batinyuke ntibavuge ngo biriya ni iby'abagabo, biriya sinabijyamo, byose babijyemo kuko twasanze byose bishoboka. Ikintu bakunze gutinya cyane ni ugufata inguzanyo. Bakwiye rero gutinyuka bakegera, hari za sako ku bagore bakiri mu cyaro, buri wese kuri nivo ye atinyuke agerageze afata uwo mwenda, kuko nta muntu wakora, ntawe ufite uburyo bwo gukoresha amafaranga ye. Abantu bose ari abagabo ari abagore, kugira ngo umuntu azamuke agomba kwegera banki ndetse akiga umushinga we neza kugira ngo ntazahombe, kandi agakurikirana gestion yawo neza, ariko batinyuke. Nasanze aricyo kintu kibabloka. Message naho abadamu ni ukwigirira icyizere, agomba kuba afite leta ibitayeho, ibakunda, yabashyiriyeho ibintu byose bishoboka kugira ngo batere imbere, ariko ko umuntu hari bo bagomba kureba ko bya bintu barimo babibyaza umusaruro. Nge mbona rwose iyo message yanjye kubimo ibintu byinshi. Nugerageza gushakisha ukamenya amakuru, ukamenya izo ngamba zose leta yashyizeho kugira ngo utere imbere nk'umudamu, nzi neza ko hari byinshi uzakuramo. Nanjye ku giti cyanjye hari byinshi nagiye mbona kubera iyo mpamvu, kubera gukurikira nkamenya IDPRS nkayisoma, nkareba ibintu leta iteganya, nkareba mu burezi, nkamenya ngo hari izo za fund zose. Ntabwo erega burya utasomye se ngo cyangwa gukurikirane ntabwo bizashoboka, uzaguma nyine ureba akantu kamwe, kandi hari n'andi mahirwe akagombye kugeraho. Ni ukuvuga ngo abadamu nibakanguke, nibajijuke, nibahaguruke, arebe izo opportunity zose zihari. Ese avuga ati ari nge ku giti cyanjye cyangwa na bagenzi banjye dufatanyije turi buze kuzibyaza umusaruro gute kandi zitugirira akamaro. Muri iyi myaka 20 leta yafashije abagore batishoboye kuzamuka mu iterambere. Twaganiriye n'abagore yafashije babaga mu buzima bubi, ariko ubu bakaba barahinduye amateka. Mu myaka 20 nta kintu nabashaga kwikorera, nari wa mudamu bawo burindiriye guhabwa, gusaba no gukora imirimo itari myiza, uburaya n'ubyo nacuruzaga by'ubukarito, ariko ubuyobozi bwiza bwamfashije kugira ngo mbashe kumva ko inguzanyo n'inyiguza banshyigikiye, niyo natinda kwishyura ariko banyereka ko bandi inyuma banshyigikiye. Byonyine ko umuyobozi akwemera akemera ko wafata inguzanyo, mbere babanje ko 300,000 nuko bari banshyigikiye. Umupango wa leta kakamwe awe karambe awe karambe mama we mupango wa leta uragahoraho karambe layo basi karambe mama Banyarwanda, imyaka 20 tumaze, igihugu cyacu gifite aho cyavuye, gifite naho kigeze. By'umwihariko umugore afite aho yavuye, afite naho ageze. Biratandukanye umugore wambaye imyaka 20 n'umugore wo umunyarwanda yaciye umugani ngo ukurusha umugore aba kurusha urugo. Sinabura kuvuga ko ukurusha umugore aba kurusha igihugu. Iki kiganiro mushobora kongera kugikurikirana kuri Radio Rwanda kuwa 4 saa 11:45. Mugire umugoroba mwiza. Twubaka umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO.